Kugeza ubu twamenye icyitwa tag cyaricyo n'icyitwa attribute cyaricyo. Reka dukomeze n'ibindi bigize fichier ya HTML. Mbibutse yuko impinduka yose dukoze kuri fichier yacu kugira tuyibone muri browser tugomba kuyisavinga. Gusa ntago muri kumbona nzano muri file save kuko ndi kwita ngora control S nkuko twabonye mu isomo ryacu ribanza. Reka dukomeze rero twiga uko bakora ibika ndetse n'umutwe wahagana hejuru nkuko hano mubona handitse gutya muri HTML cyangwa muri browser yacu cyangwa navigateur yacu. Reka hano bino mbisibe mu byukuri ntago yo gutya twagombye kubikora, ahubwo ino title yagombye kujya hagati y'indi tag yitwa head. Head bivuga umutwe, ino head akaba ariyo dushobora kuzano hagati tugashyiramo ino title. Bivuga ko HTML tangiye ino fichier irafite hejuru ibibanza hejuru mu ngingo hejuru cyangwa head, akabamo hagati hazamo n'urubuga rwanjye rwa internet. No kuvuga kugeza ubu ino head nayo ni element nago ari tag. Mwibuke ko element na tag aho bitandukaniye nuko element igira ingaruka gusa kuri browser, ariko tag yo igira ingaruka no hagati muri browser kubigaragara kuri page yacu. Reka tu savinge kugira nkwereke yuko ibyo nkubwira bitagira icyo bihindura. Ndasavinze nkoze control S, ngarutse hano nkoze refresh. Nubu ushaka gukora refresh ku buryo bwihuse ushobora gukora nanone control R ugeze kuri browser yawe mimbere muri navigateur yawe ita refreshing, atari ngombwa ngo uze ukande kuri no button ya refresh. Urabona ko nagihindutse hagumye yanditseho ngo urubuga rwanjye. Reka dukomeze tureba uburyo utunganya inyandiko za HTML. Hangaha murabona ngiye gushyiramo ibintu kwandikamo ibintu byinshi, nta busobanuro bifite just no kugira ngo twige. Reka hano nandikemo ibintu byinshi, murabona ko ari byinshi. Savinga turebe umusaruro bitanga. Nkoze save, murabona ko bije ariko ari byinshi bitandukanye kandi bitagaragara neza, ubona ko ari makavuyo. Mu byukuri waketse yuko nituzano tukagera kuri rino jambo rino ryanditseho ngo do as dom, iri ngiri yagombye kujya ku murongo ukurikiyeho, ariko mu byukuri ntago bigenze, ariko bigenze ko murabona ko yageze hano igakomeza. Impamvu nuko ino browser yacu itazi aho umurongo urangirira naho utangirira, itazi uko bigenda umurongo ukurikiye aho utangirira. No mpamvu tugomba kuyikoresha dukoresha amatag cyangwa amakode ya HTML kugira ngo imenye umurongo ukurikiraho aho utangirira. Ni muri urwo rwego tugiye no kwifashisha tag yitwa p bivuga paragraph. Ino p bivuga paragraph. Paragraph bivuga igika mu Kinyarwanda. Rero hano kugira ngo bijye ku nteruro ku murongo ukurikiyeho, reka nsibe bino kugira ngo turebe neza icyo bitanga. Reka nsibe nibi ngibi kugira ngo twandikemo ifite ubusobanuro. Tutangiye tuvuga ngo ino ni page yanjye. Mbega ukuntu ari byiza, ino ni page yanjye. Mbega ukuntu bishimishije. Mu byukuri bino twanditse hano ninzano nkakora refresh, none ko bitagiye ku murongo ukurikiye, no kubera bya bindi nabwiye mbere yuko ibi ngibi ari uko browser yacu ntabwo imenya yuko bino bigiye ku murongo ukurikiyeho, ntabwo imenya aho umurongo ukurikiyeho utangirira. Ni muri urwo rwego rero dukeneye kwibwira ngo nugera hano itangira ikindi gika. Reka tubikore turebe uko tuyibwira gutangira ikindi gika. Ino rero tuyashyira hagati ya tag naberetse yitwa p yandi tumaze kuvuga ruguru. Nyibwire gutya, no kuvuga kino ni igika cya mbere, ahangaha iyi ngiyi nayo nyishyire mu gika cya kabiri. Binebwa ni igika cya mbere ni cya kabiri. Nidukora refresh tugarutse hano ku rubuga rwacu tugakora refresh, murabona ko bije ku gika cya mbere bikaza ku gika cya kabiri. Hano murabona ko harimo s tutari twashizemo. Reka turebe byapfiriye nuko hano twanditsemo s tutari twatunganyije. Hano maze kuyivanamo nda refreshinze, murabona ko bije mu bika bibiri bitandukanye. Ibi ngibi rero ni ibijyanye n'ibika, ariko si ngombwa ko buri gihe cyose wandika ibika. Urugero nkangaha ushatse gushyiramo ku murongo ukurikiye atari ngombwa ngo wandike igika, ushaka gushyiramo ya code twabonye twa BR. Iyi ngiyi ikavuga yuko biri buze kujya ku murongo ukurikiyeho. Uvuga ino ni page umurongo ukurikiyeho yanjye, ariko bira biri muri kino gika cya mbere. Reka tubihindure, reka dukore refresh turoko bigenze. Murabona yuko
ari mu gika kimwe ariko ugiye ku murongo ukurikiyeho. Mu by'ukuri rero uko bigaragara hano ni gutya ujya ku murongo ukurikiyeho ndetse ukajya no kuri page nako ukajya mu gika gikurikiyeho. Ushobora kwandika ibintu byinshi cyane mo hano nkuko nari nabiberetse mbere. Nk'ibi ngibi bino biraza mu gika cya mbere nkuko mubibona, ni ukuvuga guza guhera hano betajya ku murongo ukurikiyeho bize gutya, ariko ntago mu by'ukuri ntago birari mu gika kimwe, bino nabyo bikomeze mu gika cyabyo. Kugeza ubu ngubu nizera ko usobanukiwe uko ukora ibika no kujya ku murongo ukurikiyeho ukoresheje HTML. Ibindi dukomeze ibindi mu isomo ryacu ritaha.